ko njyewe mama nari nkibashije kuba mufite ariko we nta babyeyi yari afite bose nta n'umuryango yari afite yinjira igisirikare umutware wanjye wa mbere aratabara agwa ku rugamba yego nubwo nigeze muhamba ayo ihangane nyuma rero naratashye uze gupfa karagaruka mu rugo apaka yafite 21 Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gitumura bugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Reka mbashimire cyane rero mwese mudukurikiye ku Mpanuro TV, mbaye ikaze kandi nezezwe no kuba mubana natwe n'uyu munsi mukamudukurikiye. N'urugendo rurerure dukoze, ariko navango n'urugendo rw'umugisha cyane, haba ku warugizemo uruhare ndetse n'uyu mubyeyi ubigiriyemo amahirwe. Navuga ngo ntabwo asanzwe. Ku ruhande rumwe ntabwo ari urugendo rworoshye cyane, turi ahantu mu karere ka Karongi hitwa mu Birambo. Abantu bazi mu Birambo niho turi, ni mu murenge wa Gashari. Ni ahantu heza cyane, iyo hageze ni imisozi myiza, usanga harimo umuyaga bimeze neza, ariko hirya cyangwa no hino nk'uko mubizi bajya ngo isi nisakaye, harimo abafite ibibazo kuruta abandi. Mu minsi yashize nibwo twamenye inkuru y'uyu mubyeyi mubona hano kuri kamera. Ni umubyeyi navuga ngo yanyuze mu rugendo rutoroshye rw'ubuzima, muraza kugera mubyumva. Byanatumye tuza mu buryo bwihuse kugira ngo byibuze hagira ibyo tubasha kuramira mu gihe yenda n'ibindi bizasanga hari ibindi byakozwe. Rero Imana umugisha. Rero umubyeyi tuye mu gihugu cy'Ububirigi wafashe umwanya wo kugira ngo avuga ati reka dufatanye runo rugendo. N'urugendo rurerure cyane, ngire ngo mu masaha asaga 5 gutyo turumazemo, ariko dusoje amahoro kandi nabo twagiye kureba dusanze mu by'ukuri abari amahoro. Muraza kugenda mwumva byose. Rero ikaze mwese cyane, kandi mbashimira abantu babana natwe, nshimira abatabara abandi kandi n'abasabira umugisha abandi nk'uku by'umwihariko aba n'abasengera ko bababonye. Imana ibahe umugisha, Imana ihe n'umugisha abavandimwe bamugezeho. N'uyu munsi tukaba tugarutse kandi tukaba tubasanze, no kubera ko hari urugendo bakoze. Rero Imana ibahe umugisha cyane. Mama rero reka nkusuhuze kandi nkubwire ngo ukomere wihangane. komere namwe Twasoje karibu. Yego ndi umubyeyi wanyu. Yego yegereza mikoro gutya nta kibazo. Karibu, ndabashimiye Ya kandi ibo munkoreye nibo bikorere njyewe gusa. Imana izabajya imbere n'inyuma, nabibabwiye mbere yuko muhaguruka. Uko mungezeho Imana izagumize ibaha imbaraga. N'uwo mubyeyi wabashije kuntekerezaho, umubwire ngo komera, uzagumye ugira imbaraga. Mama rero wihangane kandi ukomere, by'umwihariko ushima Imana ko uyu munsi hari ikintu kiyongeyeho ku buzima ndetse n'imibereho wari ufite biturutse kuko uyu munsi Imana yakwibutse cyane. Ni ngo amazina yawe yenda tuganire tuzi. Nitwa Nyiraneza Clemence. Clemence, hano tugusanze hano muri uru rugundi. Mu by'ukuri ni wawe bimeze Ndacumbitse. Clemence waje hano ubundi. Clemence ryari wavukiye hehe, wakuriye hehe? Navukiye mu murenge wa Gashari. Uno turimo karere mbere urumva byari makomine, ariko ubu turi mu karere ka Karongi. Yego. Abanujuje imyaka 44. Eko. Ya Clemence
se urumva ndacyari mutoya cyari muto kandi imbere ni heza humura njyaye gatatu yego umwana mukuru afite imyaka 23 ntabwo twagize amahirwe kumusanga hano ariko hari Imana imugisha nawe nta kibazo abaje mbere baramusanze babashije kugirana ikiganiro yacikije amashuri yagarukiye mu kabiri sogonderi ubushobozi ndabubura ubushobozi bwarabuze none n'uyu yatsinzwe kubera kiriya kibazo yagize cyo kumeneka ijisho simbaje kumuvuza neza uriya mutoya we aracyari primaire ari mu wa gatatu Clemence rero ngiye ngo minsi yashize nibwo inkuru yatambutse ivuga ku mubyeyi ufite ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko cyane cyane harimo n'ibyo ko bari bagiye kugera ku rwego rwo kwiyahura biturutse ku bibazo by'inzara cyangwa ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Clemence ubundi kuvukira hano ni naho kiri n'ubundi muri ubwo buzima butandukanye ugenda uhura nabwo. Ubwo buzima nabayemo icyo gihe rero ntago nari ndi hano. Ntabwo ari hano turagenda tubigarukaho cyane. Ubundi ufite umugabo cyangwa genda umupfakazi mfakaye kabiri. Wa mbere mwashakanye. Kuvuga ngo aba bana bahuje ababyeyi ariko wa mbere ntako bahuje. Ubwa mbere wubatse ryari byagenze gute gatoya? Ashatse muri 1996 intambara irangiye. Muri jenoside yakorewe abatutsi niko bavuga. Nshaka umugabo twese turi imfubyi za jenoside. Ariko ngewe mama nari nkibashije kuba mufite ariko we nta babyeyi yari afite bose. Nta n'umuryango yari afite. Yinjira igisirikari. Mutware wanjye wa mbere. Aratabaragwa ku rugamba. Yego. Nubwo nigeze muhamba. Ayo ihangane. Nyuma rero naratashye. Uze gupfa karagaruka mu rugo. Aze kugaruka mu rugo urumva apaka yafite 21. Byari ngombwa ko nongera ngashaka. Nashatse uwo mwana w'umukobwa yujuje imyaka 12. Yego. Apaka mfite inda y'amezi 4. Ndihangana navango ntago nzashakana inda ndabyara. Wacu namaze imyaka ubu napaka mfite inda y'amezi 4. Ubwo urumva nashatse mfite umwana w'imyaka 8 7 n'igice. 8. Shaka undi mugabo. Ariko urugo rumbera rubi. Kuri wa mugabo wa kabiri. Ubwa mbere nta kibazo nari mfite. Yego. Ariko wa kabiri nagize ibibazo birebire. Biteye gute? Ariho akana mu nzu kanyicisha inzara. Umwana uhetse si uwanjye. Mujya gushakana ubundi mwari yarabizi ko umwana mufite ariko ni kwa kundi ngo umuntu ni muremure. Amenduka nyuma. Amendutse nyuma kandi namushatse umubyeyi wanjye atamushaka. Ariko nyambwira mama ntingiye ngomba kumushaka. Faka ndi mutoya. Mama ati ngaho genda bizakubaho birakureba. Byo yambwiye koko niko byabaye. Utekereza kwiyahura. Nareba guko natandukanye na mama. Ashaka umuntu adashaka nkibaza ahantu nzahukana njye. Bano bari maze kuvuka. Nari mfite umwana. Uyu nguyu yari wa kabiri. Areba ko ntazajya iwacu. Nabonye ubuzima bwanjye ngomba kuburangiriza ku isi niyahuye. Ariko Imana yagumye kumpagararaho. Ni kimezo kiba kitoroshye mu ni ukuvuga ngo burya umuntu wiyahura babikomeye. Umutwe yaba yabaye 0. Nta n'ikindi kintu kindi buraba ari gutekereza. Ariko Imana yari mfiteho umugambi. Ari byo by'ibingibi byose ndi kugenda mbona. Ariyo mpamvu uri kunyumva wese ajye yereka Imana ngoma hari inzira nyinshi unyuza ngewe ntabona.
ntabasha no gutekereza. Amusaba ko yazajya yihangana aho ngeze ahangaha, kuba naravuye mu rupfu ntabwo ari njye wikuyemo kandi ninjye wari wanarwishyizemo. Yego. Icyo gihe bijya kuba byabaye gute icyo cyemezo? Umuntu ashaka kwibaza ati hari ukuntu umuntu apanga ibintu akabishyira no mu bikorwa ariko Imana ikamutabara. Icyo gihe nari ndi mu nzu y'inkodeshanyo. Wari mutuye icyo gihe? Icyo gihe nari ndi mu bupfune ku Kibuye. Ku Kibuye. Kandi inzu igomba kwishyurwa. Byageze ubwo ngo atiriza ibintu byose nari nifite mu nzu sigariraho. Sigariraho mera kuri matera, nari mfite matera dure itanyitanga. Sohoka mu nzu y'abandi. Ndagumya ngenda ariko nza gufata icyemezo cyo gutanga garuka iwacu. Ndavuga nti reka ngende nicwe na mama. Kwicwa no aho kugira ngo nzagwe ku gasosi. Reka nsange mama zankoze ibyo ashaka. Nafashe uwo mwanzuro, umugabo amaze kumva ko nafashe umwanzuro yari akiriho arambwira ati noneho atigiye gusezera igisirikare twubake. Ahubwo asezeye igisirikare nibwo nagize ubuzima bubi bukabije. Uwo mugabo wa kabiri nawe yari umusirikare mwabana? Nawe yari umusirikare. Ngira ubuzima bubi nkavuga Imana yiba Imana ari mfashe bakamusubiza mu gisirikare, ariko ntibyabaye ngombwa ko asubirayo. Twabanye gutyo tubana nabi aho nkihangana avuga ni hari igihe Imana izakora umurimo bigahinduka, ariko nyuma byananiranye guhinduka. Turatandukana, aza kunshukashuka njya kumusura aho yari ari, aribwo yanteye inda y'uriya mukobwa. Amaze kuntera inda arambwira ati iyo nduje kunyegekaho ntabwo nzayemera. Ndamubwira ngo ino twandike dusinye, igihe nguhaye nintabyara umwana uzamwihakane. Numwihakana uzasabe leta, uri umukozi wa leta, bajye kudupimisha. Nibasanga atari uwawe umwana nzamugumana. Yego. Nuko byagenze. Ati byabaye intandaro yo kujya gufata icyemezo cyo kujya mu Kivu. Kwiyahura narashatse kubigerageza igihe kinini. Abikoze nk'inshuro 3. Iya mbere byagenze gute? Iya mbere yari yaranaye mu nzu. Amaze kundyana amafaranga nari mfite. Amafaranga ngahe ubwo? Nari mfite amafaranga n'ukuri. Urumva nari mfite amafaranga y'umugabo wa mbere. Warambeshya ngo afite hano ikibanza. Nyuma amafaranga. Ni imperekeza baguye ko yaguye ku rugamba. Nanjye ubwanye nari mfite amafaranga. Ayo ku rugamba bwo sago nakoraga, ariko nari mfite ukuntu ngenda norora udutungo gutya ku ruhande. Umugabo wanjye twatubanye neza yaranteganyirije. Go muzamarira yo urabizi muri kiragiye muri 98 musirikara amafaranga yahembwagura yasi. Yari nayo sibye kugusezera bakavuga ati genda wihangane. Akavuga ati iki ni igikoma ni isukari. Ariko nta nicyo yarantwaye ayo mafaranga, ariko yo ntaza no gushaka. Ubu nta kibazo mba mfite, nemera nkarera umwana umwe. Ariko ndanashimira Imana ko ibyo ntaboneye kuri se waba aba bazabima. Yarakubeshya ati amafaranga gutse. Arambwiye ngo afite ikibanza ahantu ngo inzu yarayitangiye. Akubeshya. Ambeshya amafaranga agenda ararangira. Namuhaye 800. Icyo gihe yari menshi. Ngo ari kubaka. Shidukagaruka ambwira ngo bayibye. Ariko nabwo natekereje kwiyahura. Wabikoze gute icyo gihe mama? Icyo gihe nagiye mu Kivu. Ariko nshuro ya mbere. Ku nshuro ya mbere. Ubashije kukigeramo? Ubwa kabiri nshaka no kunywa ikinini, umubyeyi umwe aramfata. Uyu ranapfuye. Mufasha arambwira ati ibyo urimo bivemo. Arasenga cyane arambwira ati ibyo bivemo, kandi koko nahise mbivamo. Yego. Inshuro ya gatatu. Inshuro ya gatatu rero naje gusamira iya nda, ambwira ati umwana ntago nzamu iyo nda sinyemera. Bana kubundi ubu ni ibiki koko. Hari indirimbo naye numvise ahantu umudamu yihaniza umuntu ati ndagukunda ntago nzakuva iruhande. Nanjye niko nari meza, ariko nari nkunze igisimba. Yego. Kunze igisimba gutushatse. Naje no kuvuga ngo namukundaga watankunda. Inyungu yashakaga yaramaze kwifatisha. Ndihangana nyine ndamubwira nti nta kibazo, inda nitabi yawe nta kibazo. Agerageza no kuntangira amafaranga ngo bayikuremo. Anjyana kwa muganga.
mwari mwarasezeranye bari twarasezeranye mu murenge tugiye twasezeranye ari komine byari bikiri komine byose ni kimwe. tugezeyo umukongomani anjyanyeho andebye arankunda ntabwo ari ukuntu asaga none umudamu mwiza cyane arankunda maze kunkunda arambwira ati ese ikikuzanye aho urakizi ni ntacyo nzi njyewe ndarwaye umugabo wanjye nzanye kwa muganga ni ndarwaye ndaribwa cyane mu nda ngwe icyo uje kwivuza rero ntabwo ari cyo umugabo atekereza anjyana ku ruhande arambwira ati bakuzanye ngo ukuremo inda ndamubwira numva uyu mwana icyatumye iyo nda nyifata yaba wowe yaba we nubwo iyo mpano yifite yo kuba wareba hose ariko ntabwo inda yanjye nemera kwivamo arambwira ati ntabwo wemera kuvamo atese ko umugabo azi gusoma ngo biri bugende gute we nyandikira imiti ndayita niko nabikoze ndayitaye yarayimpaye ubwo ndamubwira ubwo rero no kubana nawe ubwo turavarutse ntabwo tuzongera guhura nahise mpambira ndaza nzi iwacu na n'ubu ngihari niho nabyariye kuza hano ni mu rugo hano niho uvuka n'ubundi cyangwa mvuke na hano ubundi hano aho hageze gute ahangaha ni inzu nyine mama yari afite ubona mama ni mama wawe yego ariko nawe ni umupfakazi ntacyo yamfasha ahubwo yari kundeba biramubabaza ubuzima bwarakoroheye urumva bumaze kugaruka amaze gutandukana nawe bwaranyoroheye ariko ikindi cyaje kurera abana biragoye naho ugira uhinga kubona icyo kurya bigoranye kubona umwenda wabo bigoranye kumva nyine ko ari ikibazo rero hari ibibazo nk'ibyo byose bitandukanye wagiye unyuramo papa w'umwana se na n'uyu munsi nawe yaje gupfa nawe ntabwo byoroshye ubu buzima rero ngira ngo ni uruhurirane rw'ibibazo bitandukanye urumva uyu munsi kugira ngo mubeho uko bigenda gute kubona ubuzima bwa mu cyaro akenshi buba bugendera ku buhinzi cyangwa se ubworozi ugenda ufatikanya ubuhinzi ikintu ngewe nasaba abanyumva ni uko bamfasha nkabasha kubona inzu yanjye hagira ungirire makama nk'udufaranga nkabasha guhiga nkajya mbasha kubona icyo ngaburira abana ubu nta mitiweli ngira maze imyaka nk'itanu nta mitiweli ngira icyo nicyo kintu kinambabaza cyane kuba nta nzu ngira nta na mitiweli ngira ubu umwana wanjye afite ikibazo cya ririya jisho ariko sinzasubira kwa muganga mbarimo amafaranga bo mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ndi mu cya gatatu ihenda se ko babitanga bagendeye ku bintu simbizi ibyabo sinzi ni icya gatatu ntiwigeze se usaba ko baguhindurira kugira ngo n'ubundi nicyo banshubijemo ntabwo byoroshye cyane uburwayi bw'uyu mwana rero byaje kugenda gute byaturutse ku ki umwana wundi yamuteye ibuye ari hariya yicaye ari kurya hariya twateretse iriya mifuka ariko ndumva nta no kurwana byari bibayeho nta n'imikino bari barimo we yamusabye kubirya aramwima arahagaze hariya haruguru twaturutse amutera ibuye birangira bifashe kuri yo byonyine ibyo gusa nzi ko ntacyo bapfaga nicyo bapfuye ariko nkabangaye umubyeyi we kuko mu mavuriro yose nanyuzemo ntago yigeze ngendaho ngiye nkaba nsaba ubutabera nkumva ngomba kurega umubyeyi we kuko ntaragera igihe cyo guhabwa 8 n'amashuri yamurihiye yahise amutorokesha amutesha n'ishuri uwo mwana wabikoze kandi kugeza na n'ubu nta nanyegera ntago yamutumye ariko nabonye aho ariko yamfashe nk'umugore cyangwa niba ndi ikigo ry'isimbisi kandi umwana wanjye akeneye ubuvuzi bikomeye
ijisho buriya rimwe ryo rirafunze rirafunze bakagomba guporoteje irindi ni ukuvuga ngo bisaba ko bakuramo indodo zifunzemo bagaporoteja iri basha kuba ryarasigaye ari rizima ubagera igihe agahuma burundu ntarebe nk'ubu yatsinzwe kubera kwiga gutyo yaba yarwaye ryamuriye ku ishuri oya yego ageze mu kangahe yari yarakoze ikizami cyo mu gatandatu primaire ntabwo byoroshye none se ikibazo kimugize mu kigegeza mu nzego yenda z'ubuyobozi kugira ngo zibafashe kiri mu nzego ariko nta mpapuro nagombaga kubona ntarabasha gutanga mituweli dogiteri ntarwo yari kuma ndi mu cyiciro cya gatatu iyo bari gukora control bataratanze mituweli se ntago bikunda ubwo no kuvuga ngo niba uri kwa muganga nta mituweli dogiteri nta rupapuro aguharugana kuri polisi utaratanga mituweli bisaba kubanza ukishyura ugira usaba inkunga se yenda kugira ngo bagufashe na mu buryo yenda bwo ku murenge cyangwa se n'ahandi ku murenge icyo mugomba kuvugana nuko ugomba kuzana impapuro za muganga nta kindi uvugana na RIB nuko uzana urupapuro rwa dogiteri bakabona bakagira gute ubwo nabwo no kujya mu rukiko ariko nta bushobozi nabonye bwo kwishyura izo mpapuro sindishyura nayo kumuvura nayo ibitaro sindayishyura bimaze igihe kingana gute ibi byose bibaye sone yashise nk'imyaka 4 imyaka 4 irashize ne yabinarenga harabuze igisubizo ku kibazo cy'umwana mwese ubwo nk'umuyobozi niba muturanya kunyuraho buri munsi ari nayo mpamvu banatera ko umuntu yakora n'ikintu kitari cyiza ni ukuvuga ko batanzi ariko kubona umuntu ngo aragenda mu nzira gusa ngo turi kumubona nta kibazo utanamwegeye ngo umuganirize ntabwo biba byoroshye uyu munsi rero mama ku ruhande rwawe yenda n'abandi bantu batandukanye badukurikiye hari uburyo runaka yenda mu minsi yashize abantu barayibonye vuga ko mushonje hari umuntu nakwishimira ikintu kizane nacyo bagifotore hari umwana w'umukobwa yambwiye ko yitwa ndera Delphine yambwiye ko yitwa Delphine by'ukuri nanamushimira niba ari kunyumva cyangwa niba azanyumva cyangwa azambona yanyoherereje igitenge anambwira ati nabonye nta mwenda wambaye atariko mbere yuko nambika umwana nzabanza nkwambike Imana impumugisha rwose yego yanonyehereje n'amafaranga 5,000 ati uyu munsi ntuburare yarabinkoreye aho ari nta nambona niba uyu munsi atari bumbone Imana izamumera umugisha izamuhe imbaraga nyinshi zo kuzajya ahora yigomwa akareba imbabare kuko yambwiye ko akiri mutoya nawe hari abazamufasha mu gihe runaka atazi uyu mubyeyi we avuze ati reka byonyine uyu munsi reka mfate uyu mwanya tubashe kugira gutya dusangire ku ruhande rumwe ibyo ku ruhande rwo bikweretse iki bikweretse ubuhe buryo ngewe ubu niremyemo icyizere mbonye ko hari ababasha kuntekereza kandi uru rugendo ngezemo nibi byose ndi kurira hari igihe bizarangira ndabyizeye kandi Imana namwe yabarinze nkuko nabikubwiye mu gitondo namwe zagumye baho uwo mutima niba batuma mutumike nguryo umugabo ngo nusoze ubutumwa wamutumye namwe Imana ibaho umugisha yenda kuri uru ruhande tuvuge twavuga ko yenda hari ikindi kimenyetso yenda biguhaye nk'uko bivuze ariko igisubizo yenda cy'ibyinshi avuze ati kireka mbonye ahantu mba cyangwa se nkabona icyo nakora mu buryo busanzwe mbonye icyo nakora yenda nk'icyo wakora umva ntabwo buri munsi muzahora muvuga ngo igihe na runaka muzaza kundeba njye nsaba ko mwampa fondasiyo mukama ahantu mba rwose nubwo nta mirima naba mfite nanakwatisha kuko mfite icyo nkora naba mfite n'uburyo bwo kwatisha ntabwo izabagwa ko mbona nawe uri buze kujyamo ubu ngubu urayireba gutya uri buze kujyamo kandi ntabwo izangwaho hari n'igihe nayiguvamo uyu munsi cyangwa ejo bundi kubera Imana nk'uko muje gutya ntabwo ibintu abitekerezaga nk'uri kunyumva
nawe urinjiramo ntaho ndi buguhishe, uri bubibone aragira icyo atekereza akoreshejwe n'Imana. Yenda wakora iki tuvuge n'ubushobozi bungana gute twavuge kuvuga ati byibuze mbona. Iyo umuntu rero asaba ntabwo ategeka, ahubwo wareba nko mu gihe ngezemo, uba mu mijyi, hari abacuruza intoryi, hari abacuruza inyanya, imirimo mbese igiye itandukanye kandi bakabaho. Mujya mwumva n'abatangira bacuruza ameza, ejo bakaba bageze ku modoka, kandi ndacyafite imyaka mike nakora. Ntabwo rero nakubwira ngo ndashakaya, ahubwo uko Imana izabashoboza aba ariko muzankorera. Shyira hejuru. Mama, twavuga byinshi cyane ariko yenda abantu badukurikiye, abantu bose yenda bumva hari byinshi cyane yenda bakora Imana ibashoboze. Ngira ngo tubwire nimero yawe ya telefone. 078 520 18 13. Amazina nanone Nyiraneza Clemence. Clemence rero mu by'ukuri byinshi cyane biraba bindi bigahita bikaza, ariko twaganiriye, ariko hari igihe kigera ukabona kwihangana biranze amarira araza. Niki kintu gituma intimba ikomeye cyane no ku mutima wawe yanze kuva bitewe n'ibibazo wagiye unyuramo, ni igihe bimeze bite? Ikintu cyagarutse cyane no gutekereza kuri uriya mwana wanjye ari we ejo heza, nk'uko ubu uri umusore, urabona nawe amaze kuba umusore. Kubona umwenda we ni ikibazo, reba ikibazo afite, akagombye kugira gisunika, yajya mu myuga icyo yahitamo yumva yishimiye, ariko namaze kugira gute kumuvuza agakira. Aguma amagara, ibintu byo bigenda bize buhoro buhoro. Okay. Ikintu kigora mu buzima bwa buri munsi kuruta ibindi ni ikihe? Ngewe ikintu kingora kuba ndafite aho mba, kutabasha kubona uburyo abana biga, ntabwo umwana yajya kwiga yaburaye. Yego, kuvuga ngo mbere na mbere ubundi kuba naba mfite ahantu mba byamfasha cyane binarenze. Icya kabiri, namaze kubona ahantu mba, ntabwo uko muri kuza ntabwo ariko mwahora. Hari igihe noneho nazajya mfasha abandi, nkajya mbahamagara mbabwira nti dore aho ngeze, nanjye nimuze tugire uko tubigenza. Yego, kandi nkabisaba Imana, ntabwo ari ubushobozi bwanjye. Yego, yakoze cyane cyane, kandi mama tugushimire, kandi ukomere rwose, ukomeze ibintwari, ukomeze utere imbere, ukomeze waguke n'abana bawe, kandi Imana ibagirire neza cyane. Nawe mudukurikiye mwese muri kureba iki kiganiro, Imana ibahe umugisha kandi bafashe mugere ku butsinzi bwanyu. Ni byinshi cyane twavuga, cyane cyane wowe wagize uruhare mu rugendo rw'uyu munsi, nawe ukomeje kuba hafi y'umubyeyi wari we wese, Imana iguhe umugisha. Nshimire buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo kino kiganiro tukikore, uko binyura mu etape menshi, ntabwo nashimira abantu bose kugira ngo basoze, ariko ibyo mukora byose mwibuka ababaye, mufatane urunana, mufashanye, byinshi cyane bizajya bigenda neza kubera ko twashyize hamwe, sibyo mama? Yego, kandi ibyo ari byo byose bino iyi nemera byo inkuba neza rakubita. Yego, Imana ibahe umugisha. Kugirirwa neza kwawe kuri hafi. Rero mugire ibihe byiza cyane mwese mwari mudukurikiye, turabakunda. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, tubashimire abantu badukurikiye, tubashimire abantu babanye natwe, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, muri Imana ukomeze kubana. Ariko nagusaba ko mugera no mu nzu namwe nk'uko abandi bahageze. Rwose reka tuze niho tugiye gukurikizaho tuhagere, kandi Imana ikomeze kubagirira neza mwese. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.